Haleluya, Yesu ashimwe cyane abana. Ndanezerewe kubw'uyu munsi kuko twongeye kugaruka, kuko Imana yongeye kuduhereza uyu munsi mwiza kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Turashima Imana ko yabanye natwe mu gihe cyose gitambutse, mu cyumweru cyose gishize. Nizere ko Imana yabanye namwe, nizere ko muguwe neza. Wenda niba hariho abari barwaye barakize, ndashima Imana ku bwanyu no ku bwanjye no ku bwacu twese, kubera yuko turiho kandi turi bazima. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uyu munsi rero ni umunsi Imana yatwemeye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Reka mbasabe kugira ngo mwishime, mwongere mwishime. Nitugera mu ndirimbo twishime, nitugera mu ijambo ry'Imana twishime, dutega amatwi. Kandi ndabasaba kugira ngo twicare neza, twitonde, ibyo gukubagana tubishyire ku ruhande. Uyu ni umwanya w'Imana, reka tuhereze Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusenge, twifate neza dusenge, hanyuma dutangire amateraniro yacu. Duhamagare Mwuka Wera kugira ngo aze abane natwe kandi atuyobore mu byo tuvuga no mu byo dukora. Mwuka Wera aba ari we uganza. Kambasabe rero mwifate neza dusenge Imana, buri muntu wese ahari asenge, sibyo? Yego, reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye cyane, twongeye kuza imbere yawe uyu mwanya, iki gitondo cya none. Tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko waturinze ibihe byose bitambutse. Mwami Imana, wongeye kutugeza kuri uyu munsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami Imana. Ngwino rero Mana, turaguhamagaye, tugiye mu materaniro, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, uzuvugane n'imitima yacu, uzutuyobore, uzuduhereze kukumva. Umwuka Wera turakwakiriye mu izina rya Yesu, utuyobore muri byose. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye kandi twiringiye. Amen. Yesu abahereza umugisha. Reka mbasabe muhaguruke turirimbe, twishimire muri iyi ndirimbo. Imana ibahereza umugisha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nizere ko mwanezerewe mu ndirimbo deep. Yesu abahereza umugisha. Uyu ni umwanya rero w'ijambo ry'Imana. Ndabasaba kugira ngo dutege amatwi twumve ijambo ry'Imana. Haleluya, Yesu abahereza umugisha. Ninde wambwira tujya kwino ubushize yatwigishije ku nkuru yande ya Petero. Ubushize tujya kwino yatwigishije ku nkuru ya Petero. Uyu munsi tugiye kureba, noneho tugiye kureba kuri Paulo. Tugiye kureba urugendo rwa mbere rwa Paulo. Ese yarukoze ajya he? Yarajyanywe nande? Yaragiye gukora iki se?
ibyo nibyo tugiye kurebaho uyu munsi wa none. Ariko mbere y'uko twinjiramo mu ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabaze, ese mission yacu nk'abana b'Imana ni iyihe? Ni iyihe? Ninde wambwira? Mission yacu nk'abana b'Imana ni iyihe? Ni ukuzana abantu kuri Kristo Yesu, tukababwira ubutumwa bwiza, bakihana bagakizwa. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo Pawulo yagiye akagenda mu midugudu akajya kubwira abantu ibya Yesu, akababwira ubutumwa bwiza, abantu bakizera. Muri urwo rugendo ntago rwari rumworoheye, ariko tugiye kubireba. Turaza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa, niho inkuru yacu iri. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 ndetse n'igice cya 14. Ariko kubera umwanya ntago turi buze gusoma imirongo yose, turaza kugenda dusomaho hamwe na hamwe. Hanyuma nizere ko mufite Bibiliya, muze gusoma inkuru yose mwitonze, ibice byose uko ari 2 mwitonze. Nizere ko mwese muzi gusoma, si byose? Hanyuma abafite Bibiliya, reka mbasabe kugira ngo mufate Bibiliya zanyu dusome Ibyakozwe n'Intumwa. Mwahageze? Reka duhere ku gice cya 13. Turaza gusoma guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Nanone twongere dusimbuke tujye mu gice cya 14. Reka dutangire, reka dusome ijambo ry'Imana. Urugendo, umutwe w'amagambo uravuga ngo urugendo rwa mbere rwa Pawulo rwo kuvuga ubutumwa. Ubwo already twamaze kumva yuko Pawulo yaragiye hehe kuvuga ubutumwa. Ntago yaragiye kurwana, ntago yaragiye kwiba, ntago yaragiye kwica, ntago yaragiye gusuzugura, ahubwo yaragiye kuvuga ubutumwa. Yaragiye kubwira abantu ibya Kristo, ubutumwa bwiza bwa Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mu itorero ryo muri Antiokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru na Lukiyosi n'umunyakurene na Manayeni waremanywe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli. Sawuli uwo nguwo niwe Pawulo. Ngo mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Umurongo wa 4, nuko batumwe n'Umwuka Wera bajya i Serukiya, batsukiraho barambuka bafata ikupuro. Bageze i Salamini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe arabafasha. Haleluya! Tubonye ko bagiye bakajya kuvuga ubutumwa. Reka tubanze dusome, turaza kugaruka nyuma. Hanyuma tugiye tukajya ku murongo, reka tujye ku murongo wa 44. Mwahageze ku murongo wa 44. Ngo ku isabato ikurikiraho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Ariko Abayuda babonye abantu ko ari benshi, bagira ishyari ryinshi, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga, bamutuka. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi ntimwireba ko mukwiriye ubugingo buhoraho. Ngaho duhindukiriye abanyamahanga, kuko uku ariko umwami yadutegetse ati, ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga. Haleluya! Reka nanone twimuke tujye mu gice cya 14. Mu gice cya 14 tujye ku murongo waho wa 8. Tujye ku murongo waho wa 8. Umurongo wa 8 haravuga ngo, i Lusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge,
ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kwamuhesha gukizwa. Avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arabambaduka aratambuka. Abahateraniye babonye icyo Pawulo akoze, bavuga ijwi rirenga mu runyarukawoniya bati, Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Reka tujye ku murongo wa 14. Ariko intumwa Barinaba na Pawulo babyumvise ngo bashishimura imyenda, baturumbukira mu rubanda bavuga ijwi rirenga bati, mwa bagabo mwe, n'iki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu, tumeze nk'amwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana, twumvishijemo inkuru ya Pawulo, urugendo rwa mbere Pawulo yakoze ajya kuvuga ubutumwa. Agiye kuvuga ubutumwa, agenda yoherejwe nande? Yagiye yoherejwe n'Imana na Mwuka Wera. Imana niyo yamutumye ngo Pawulo na Barinaba, Mwuka Wera yarabamanukiye arababwira ati, mufite umurimo munini cyane wo kunkorera. Ati, mufite umurimo munini cyane wo kunkorera. Uwo murimo se wari uwuhe? Ngo hanyuma aho bari mu itorero bari barimo, ngo abantu barabasengera babarambikaho ibiganza, barangije barabohereza ngo nimugende mujye kuvuga icyo Imana yabahamagariye. Ngo hanyuma Pawulo na Barinaba baragenda bajya kuvuga ubutumwa. Ngo hanyuma aho bagiye kuvuga ubutumwa mu Bayuda, ngo Abayuda babonye yuko abantu batangiye koko kubemera, batangiye kwemera ijambo ry'Imana, ngo Abayuda barangije bagira ishyari. Bagira iki? Bagira ishyari. Ngo bagira ishyari, ngo baravuga ngo isaha ngabo baje bate, baturutse hehe, baje gukora iki? Baje kudukuraho abantu bacu. Ngo babagirira ishyari, noneho ngo barabarwanya cyane, ntabwo bigeze babahereza amahoro. Ngo muri iyo midugudu habamo intambara, Abayuda barwanya Pawulo na Barinaba. Ngo baravuga ngo reka tubarwanye kugeza aho turi bubasohore muri iyi midugudu. Ngo bageze aho babatera n'amabuye. Ngo rero Pawulo na Barinaba babonye yuko bigenze gutyo, ngo bagira gute? Baragenda basohoka muri uwo mudugudu. Abayuda bari babirukanyemo basohoka muri uwo mudugudu, baragenda bajya mu wundi mudugudu twabonye witwa ngo Irutikira. Uwo mudugudu ngo baragenda bawujyamo, baravuga ngo reka tujye muri uyu mudugudu aho rero tuvugira ubutumwa bwiza. Ngo bakigera muri uwo mudugudu bagiye kuvuga ubutumwa bwiza, bazana abantu kuri Kristo. Bakigerayo ngo habaye iki? Ngo bahise basanga umugabo wari umaze igihe kinini atagenda. Ntago yashoboraga kugenda uwo mugabo, kuvuga ngo yararemaye, ntago yashoboraga kugenda. Yari amaze igihe kinini kwe agize gute? Atagenda. Ngo hanyuma Pawulo amubonye karamutumbira, aravuga ati, uyu muntu afite kwizera, arashaka gukira. Ngo Pawulo arangije aramubwira ati, haguruka uhagarare ku birenge byawe ugende. Ngo umugabo agira ate? Arahaguruka aragenda. Imana ikoresha Pawulo igitangaza. Ngo abari muri uwo mudugudu babyumvise, babibonye, babigenjeje gute? Bise ngo iki Pawulo na Barinaba? Baravuze ngo mbega abantu ngaba ngo nutumana dutoya, babise ngo nutumana dutoya tuje. Ngaba baje biyita Imana, baje gukora ibitangaza. Ngo hanyuma Pawulo na Barinaba babyumvise nabo ibyo abantu barimo kubavugaho, yuko barimo kubavugaho inkuru itariyo. Ngo barangije barababara cyane, ngo bashishimura imyenda yabo, baravuga ngo hoya, ntago ari cyo cyatuzanye, ntago twebwe turi utumana duto, ntago turi Imana, ahubwo twebwe ngo turi abantu nk'amwe, twaje tuje kubabwira ubutumwa bwiza bwa Kristo, twaje tuje kubabwira ijambo ry'Imana kugira ngo uwizera Kristo amugirire neza. Abantu nyine bakomeza kuvuga ngo nutumana dutoya. Pawulo na Barinaba barangije
bagenda nanone, ariko nubwo byagenze gutyo ntabwo bigeze barekeraho ngo kuvuga ubutumwa. Nubwo babakubise abayuda bakabatera amabuye, yewe naho ngaho bari bari muri umudugudu, ngo abayuda nanone babasanzeyo ngo babatera amabuye, nanone babasobora aho ngaho. Baragenda nanone bajya mu mudugudu witwa Deruba. Uwo mudugudu naho ngo baragenda bavuga ubutumwa. Nubwo babakubise, nubwo babagize gute, nubwo babarwanyije, nubwo habaye intambara, ariko Pawulo ntago yigeze arekera ngo kuvuga ubutumwa. Pawulo na Barinaba ntago bigeze bagira gute barekera aho ngaho kuvuga ubutumwa, ngo barakomeje babwira abantu iby'Imana, babwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nubwo byari bigoye cyane, nubwo bababaje cyane, nubwo babateye amabuye, ntago bigeze barekera aho ngaho, ntago bigeze barekera aho ngaho. Ese twebwe uyu munsi wa none duhagaze gute mu gakiza? Ese iyo tubonye ibiza bidutera ubwoba tubigenza gute? Turihakana tukavuga ngo ya njye ntabwo ndi umurokore? Niko tubigenza? Oya, ntago ariko dukwiriye kubigenza. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose turimo tugomba kuvuga ubutumwa. Twaba duhura n'ibibazo, twaba tudahura n'ibibazo, dukwiriye kuvuga ubutumwa, tukabwira abantu bya Yesu Kristo, bagakizwa, bakaza bakabarirwa ibyaha byabo, bakizera umwami Yesu nk'umukiza wabo, bagakizwa, Imana ikabagirira neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nizere yuko tugiye kuvuga ubutumwa. Kuvuga ngo Pawulo nubwo byagenze gutyo, we ntago yari yitaye kubirimo kuba, ahubwo we yaragambiriye kugira ngo asohoze icyo Imana yamuzaniye muri iyo midugudu. Icyo Imana yamuhamagariye, icyo Imana yamutumiye ni iki? Byari kugira ngo avuge ubutumwa, abwire abantu bya Yesu Kristo, bave mu byaha, bizere umwami Yesu Kristo. Haleluya. Natwe rero mu gihe cyacu dukwiriye kuvuga ubutumwa mu gihe icyo ari cyo cyose, kandi kuvuga ubutumwa ni ibintu binini cyane. Ni bande bazi kuvuga? Ninde wambwira ukuntu umuntu avuga ubutumwa? Ubutumwa tubuvuga gute? Hari abazi ngo wenda kuvuga ubutumwa ni ugufata ijambo ry'Imana ukaribwira abantu bagahinduka. Nabyo nibyo cyane, ariko kuvuga ubutumwa biri mu buryo bwinshi. Ushobora kuvuga ubutumwa ubwiye umuntu ijambo ry'Imana agahinduka, akizera Yesu Kristo. Ushobora kuvuga ubutumwa usanze umuntu ku muhanda, like wenda nk'umukecuru cyangwa se umusaza yikoreye ibintu bimuremereye, ukabona yuko bimuremereye, ukamubwira ati zana ngutwaze. Ubwo nabwo ubuvuze ubutumwa. So ubuvuze ubutumwa, ubuvuze ubutumwa. Ushobora kugenda wagera ku muhanda ukabona umuntu hari ikintu akeneye cyane kandi ugifite, ukakimuhereza. Ubwo nabwo ubuvuze ubutumwa. Ushobora kubona umuntu wambaye ubusa, wowe ufite imyambaro, ukamuhereza ati nawe ambara. Ubwo nabwo ubuvuze ubutumwa. Haleluya. Kuvuga ubutumwa rero ntago ari biri mu buryo bwinshi cyane. Reka rero Imana idufashe, iduhereze Mwuka Wera, nk'uko yahaye Mwuka Wera Pawulo na Barinaba, bakagenda bakajya kuvuga ubutumwa, abantu bagahinduka, bakizera. Natwe aba ariko tugira gute? Imana iduhereze Mwuka Wera kugira ngo adufashe kuvuga ubutumwa mu buryo bwose, twera imbuto, tugirira abantu neza, tuvuga ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo hanyuma Pawulo na Barinaba ngo babwiriza ubutumwa, abantu barizera, abantu barahinduka, abantu bemera umwami Yesu Kristo, barabaturwa. Ngo hanyuma barangije basubira aho bari ku itorero bari bariho, ngo bagenda bababwira ngo yewe muzi ngo Imana yabanye natwe, Imana yadukoresheje mu rugendo rwacu, ngo twagiye ngo tuvuga ubutumwa nubwo byari bitoroshye, ngo ariko abantu bizeye, bemera umwami Yesu Kristo, barakira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwuka Wera yarabamanukiye, arabakoresha. Natwe dusaba Imana kugira ngo Mwuka Wera akomeze gukorera muri twebwe. However much twahura n'ibibazo ibyo ari byo byose, ariko nothing can stop us to tell the good news. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze kuvuga ijambo ry'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Haleluya. Yesu abahereza umugisha. Inkuru yacu y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Nizere neza yuko tugiye gukora umurimo w'Imana tuvuga ubutumwa mu buryo bwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana twari dufite uyu munsi, Imana yashakaga kudusharinga
ni iri ngiri, reka tugende tubishyire mu bikorwa. Ubishyire mu bikorwa, nanjye mbishyire mu bikorwa. Ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo tukanabikora. Imana iraduhereza umugisha. Yesu abahereza umugisha. Reka rero nanone duhaguruke turirimbire Uwiteka Imana, twishime. Turaza kugaruka turaza kugaruka tubaza ibibazo, dusubiza, ndetse tureba n'icyanditswe cyo gufata mu mutwe. God bless you. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nizere ko mumeze neza. Tumaze kuririmba indirimbo reka umucyo wacu umurike. Let our light shine. Haleluya. Yesu abahereza umugisha. Rero ndagira ngo mbabaze ibibazo. Muriteguye kunsubiza? Ninde witeguye? Dave, Arnold, Aswaf, where are you? Yesu abahereza umugisha. Ngiye kubabaza ibibazo. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ninde ugiye kukisubiza? Okay. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Paulo ajya kuvuga ubutumwa yajyanye nande? Yajyanye na Petero? Oya, yajyanye na Barinaba. Yajyanye nande? Na Barinaba. None se ikibazo cya kabiri kirabaza ngo nuhe mudugudu Paulo na Barinaba bagezemo ngo hanyuma Paulo agakiza umuntu? Nuhe mudugudu? Umudugudu we Irusitira.
i Lusitira. Uwo mudugudu ngo niwo bagezemo basanga umuntu amaze igihe atagenda, hanyuma Pawulo aramukiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma se ikindi kibazo kirabaza ngo ninde ugiye kukinsubiza? Ikindi kibazo kirabaza ngo Pawulo na Barinaba bajya kugenda boherejwe nande? Boherejwe nande? N'Imana. Imana yabahaye Mwuka Wera, baragenda bajya kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. None se ninde wambwira ni nk'ibihe bintu ni nk'ikihe kintu kimwe mwambwira bahuye nacyo kigatuma basohoka mu mudugudu bari barimo bakagenda bakajya mu wundi mudugudu? Bahuye n'iki? N'intambara. Babateye amabuye, barangije barasohoka muri uwo mudugudu, baragenda bajya mu wundi mudugudu, bakomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Icyanyuma kirabaza ngo mishoni yacu ni iyihe nk'abana b'Imana? Ni iyihe? Ni ukugarura abantu kuri Kristo, tukabwiriza ubutumwa bwiza, bakagaruka kuri Kristo, bakizera, bagakizwa ibyaha byabo. Haleluya, bakazabona ubugingo buhoraho. Yesu abahereza umugisha. Hanyuma tugiye kureba icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Kiri muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20. Matayo 28 19 na 20 haravuga gute? Ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Katubanze dusubiremo 19 gusa. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Iry'Umwana n'Iry'Umwuka Wera. Kuri 20 hakavuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Reka dusubiremo rimwe ryonyine. Matayo 28 umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo iki? Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Iry'Umwana n'Iry'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Yesu abahereze umugisha. Yesu ari kumwe natwe tuvuga ubutumwa. Ninde ugiye kuvuga ubutumwa muri iki cyumweru? Yesu ari kumwe nawe. Mwuka Wera tumwemerere akore muri twe. Yesu abahereze umugisha. Amateraniro yacu nanga tuyasoreje. Kristo abagirire neza. Mureke dusenge dusoza. Uwiteka Mana nziza, Mana yo kwizerwa, turagushima kubw'ijambo ryawe ryiza cyane uduhaye ryo kuvuga ubutumwa. Mwami Mana, tubonye ukuntu Pawulo ndetse na Barinaba bavuze ubutumwa mu gihe kitoroshye, mu gihe kigoye. Mana, bahuye n'intambara ariko ngo wakomeje kubana nabo. Mwami Mana, basohoza icyari cyabatwaye, icyari cyabajyanye. Mana ikomeye rero natwe turakwinginze kugira ngo tugirire neza. Ntago twishoboye Mwami, turakwingize Mwuka Wera kugira ngo uze muri twebwe, udushoboze gukora umurimo wawe, udushoboze kuvuga ubutumwa mu bantu abari bo bose mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kristo Mwami Mana, niyo twahura n'ibibazo ariko ni wowe Mana nkomezi zacu. Ngo ijambo ryawe nanone riratubwiye ngo uri kumwe natwe, ngo uzabana natwe kugeza iminsi yacu yose. Uwiteka turakwingize ngo ubane natwe ibihe byose, uko tuvuga ubutumwa ubane natwe. Mwami Mana, dusohoze natwe icyo waduhamagariye, icyo waturemeye. Mwami Mana, natwe tugisohoze. Urakoze Mwuka Wera, urakoze kutugirira neza. Ngwino ukomeze kuba natwe, urinde buri muntu uwo ari we wese, urinde abana bose aho bari, urinde ababyeyi babo bose aho bari. Utugire neza mu buryo bwose Kristo, kandi dushoboze kukubaha no kukubahisha ibihe byose. Mwami urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye kandi twiringiye. Amen. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Mugire icyumweru cyiza. I love you.